reka tubasuhuze cyane bakunzi bacu, abakunzi b'ibiganiro by'ibiboneye. Mwabyumvise, turashima uko mugenda mugaragaza kuba muri kumwe natwe, kandi turabona bigira icyo bitanga. Impinduka ni nziza. Nimukomeze rero mukore subscribe, mukomeze mukore share, mukore comment, mutube hafi mu sharing kuri bagenzi banyu, mutange like. Noneho uko mugaragaza kuba muri kumwe natwe bigenda bidufasha. Ibi biganiro biri kuganira ku muryango, imboneza muryango n'urubuga rw'abato, tukanaba ko ari sub program cyangwa se special sub program, ko ari sub program nziza ifatiye kuri iriya program twita biboneye Research and Training Center, kuri twanabyita ngo tyaza ubwenge duhugurane. Ako gace kabyo gatoya rero kandi k'ingenzi twise imboneza muryango n'urubuga rw'abato, turabona ko ari ibintu byiza, ni ibintu byiza. Rero bakunzi biboneye TV, twishimiye none kongera kubakira muri iki kiganiro cya none, aho turi buganire ku ngingo z'ingenzi. Tugiye kuganira ku ngingo z'ingenzi za gahunda yacu, aho uburezi bwuzuzanya, buzanye n'ubundi cyangwa se complementary education, aho tugamije gutanga umusanzu mu mibereho myiza y'imiryango, abana ndetse n'urubyiruko. Iyi gahunda itaziguye kandi yihutirwa, igamije gufasha imiryango kugera ku mibereho myiza ku buryo burambye kandi bwubaka ejo hazaza. Episode ni nziza, turagaruka ku ntego enye z'ingenzi zigamije guhindura imibereho y'abantu kandi zishobora guhindura ubuzima bw'imiryango n'abana mu buryo bwagutse. Tuvuze ko Development Network ari ikigo gikorera ahangaha ku mujyi wa Kigali, mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, aho tugenda twungurana ibitekerezo, ibiganiro bifunguye. Iyi ni impamvu yatumye dukora iyi porogaramu, tukazikora zagutse, zinashingiye ku nkingi zikomeye kandi bikaba bifunguye. Ni open project, aho twakira ibitekerezo bya mwese. Burya ubwenge bumwe burayobera, umwe arya bihora, ariko burya abantu bihuje ari benshi bashobora kugera ku kintu kinini. Bajya bavuga ngo ushaka kwihuta agenda wenyine, ariko ushaka kugera kure we agendana n'abandi. Kandi nkunda kubabwira nsubiramo amagambo ya Abraham Lincoln, aho tuvuga ngo nubwo waba uri umugenzi ugenda urandaga, ariko utagambiriye gusubira inyuma, utanicaye, byanze bikunze icyo wifuza ukigeraho. Iyi gahunda rero noneho yibanze ku muryango. Namwe murabyumva, imiryango yiteranyije kandi ikaba ibayeho neza, ifite imyitwarire myiza, ifite ubwumvikane, niyo yihuriza hamwe, igahurira mu matorero, igahurira mu makarabu, igahurira mu bikorwa bitandukanye, igahurira mu bimina, igahurira mu masosiyete, bakarema za koperative. Noneho byose nabyo byaziteranya bikarema igihugu. Mureke rero twibakire igihugu duhereye ku miryango. Ntabwo ko uyu munsi turi buganire ku byerekeranye n'intego y'imboneza muryango. Intego ya mbere ni ugutanga ubumenyi ku mibereho. Intego yacu ya mbere ni ugutanga ubumenyi no kubaka ubushobozi bw'imiryango mu gucunga neza imibereho y'umuryango mu buzima bwacu bwa buri munsi, aho usanga imiryango ikeneye guhabwa ubumenyi ku buryo bwo gutegura neza umuryango, kurera abana ndetse no guhangana n'ibibazo. Turabizi yuko burya umugore n'umugabo iyo bajya kuramagizanya bafitanye urukundo ni byiza, ariko iyo bamaze kubana ntabwo urugo rwubakwa n'urukundo rwonyine, runubakwa n'inshingano. Iyo mugenzi wawe rero yatsikiye, bigenda bite? Ni gute muri ibibazo? Twibutsa ko umugore n'umugabo buriya rwose mu ihame ry'uburinganire ni abantu bangana kandi bagomba gushyigikirana, bagomba gufatanya, ntawe ushyize hejuru y'undi. Niyo mpamvu mwumva twebwe muri ikigo cyacu, mwakizi ikigo cyacu ubundi tukita ngo ni Consultancy and Capacity Building Hub.
ni izingiro ry'ubujyanama ku mishinga, ariko kandi no kongerera ubushobozi abatwumva, abo tugendana. Twagera rero turobanura ibintu bimwe na bimwe dukunda kwibandaho kurusha ibindi. Aha rero mu burezi bwuzuzanya dufasha ababyeyi, abarezi n'abarimu bose n'abandi bantu bose bashaka kwimakaza indangagaciro zo kubana neza, kubaka imiryango ikomeye no gufasha abana gukura mu buryo bwiza. Turashaka imiryango ibasha guhangana n'ibibazo by'imiyoborere mibi, ari amashyamirane mu miryango, ubwumvikane bukeya, ndetse kandi tukimakaza ikintu cyo guhanahana amakuru. Guhanahana amakuru twarabivuze no mu ngingo ejo buri dutangira aho twababwiye ko ahantu dutuye mu midugudu ibibazo by'ihohoterwa bigiye biba mu ngo, nanone tugomba kuba ijisho rya bagenzi bacu. Ihohoterwa rikorerwa mu ngo, gutanga amakuru ku gihe ni ibintu by'ingenzi ko bigenda birinda ibyago byinshi byagomba kugwirira abantu. Kandi tukagerageza gushyira imbere ubuzima bwo muri rusange. Ubuzima rusange ni ingenzi. Intego ya kabiri rero ni uguteza imbere ubuzima bwuzuye. Ni ubuzima bw'umubiri, ubuzima bw'imitekerereze ndetse n'ubuzima bwa roho. Iyo tugiye ku gisobanuro rusange cy'umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS, igisobanuro cy'ubuzima baravuga ngo ni bien-être physique, mental, spirituel. Bien-être physique, mental, spirituel. Ubuzima ni ukubaho neza mu mubiri, mu mitekerereze, ariko no muri roho. Iyi ntego ya kabiri rero ni uguteza imbere ubuzima bw'umubiri, ubwonko n'amarangamutima hifashishijwe ubu buryo twakwita complementary education, ariko kandi na complementary therapies, bwa buryo bw'ubuvuzi nyunganizi. Mu gihe ikoranabuhanga rikomeza gutera imbere, turacyahangana n'ibibazo byinshi by'ubuzima bwo mu mutwe, imiyoborere ndetse n'imirire. Ubu buryo bw'ubuvuzi bwuzuzanya ni ingenzi mu kugabanya umunaniro, gukemura ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe nk'agahinda, kwiheba no guhangana n'ingaruka z'ibibazo by'imirire. Iyi gahunda tuzatuyikoreshamo nko gutanga inama z'imirire, ibi twita dietotherapy, uburyo bwo kuvura bukoresheje imirire. Hari uburyo bwo basokuruza bajyaga bakemura ibibazo nabo, hari nk'ikibazo cyabaye mu rugo nk'abantu barwaye, ibyo bita aromatherapy, kuvurisha ibimera bihumura. Ariko kandi hakaba noneho n'uburyo bwo gukoresha ibimera bitandukanye bitwa kwita phytotherapy. Ariko no kuganiriza umuntu, kwegera mugenzi wawe, psychotherapy. Ibi nabyo birunganira cyane muri ya miryango igifite ibibazo byihariye. Abo ngabo rero no kubegera. Hanyuma intego ya gatatu, gushyira mu bikorwa ubuzima burambye n'imirire myiza. Hagomba kubaho sustainability muri livelihood. Buriya ntabwo umuntu yahora afashwa, ntiyahora aganirizwa, ahubwo nawe agomba kubakwa akagira maturité. Iyi ntego ya gatatu ni ugufasha abantu n'imiryango gushyira mu bikorwa uburyo bw'ubuzima burambye no kwita ku mirire. Twifuza ko abantu bagira uburyo bwo kubaho butangiza ibidukikije kandi butunganya neza ibiribwa. Muri gahunda yacu turatanga ubumenyi ku buryo bwo gukora imirima y'igikoni no kwita ku mikoreshereze y'ubuhinzi bufite ingaruka nziza ku buzima. Ubumenyi mu buhinzi burambye no guhinga ibinyampeke byiza ni isoko ikomeye ubuzima bwiza, kuko bituma abantu bagira umubiri wuzuye kandi wihanganira indwara. Turasaba rero buri wese kubanza kumva ko ubuzima bwiza buturuka ku guhitamo ibiribwa birimo intungamubiri nyinshi, ariko kandi hakitabwaho no kubungabunga ibidukikije. Numva rero ahangaha tugukomeza gutekereza ibiribwa bigenewe abana, bigenewe abagore batwite, bigenewe abafite indwara z'ubwandu. Aha murabizi ubuzima bwiza ntibusigana n'imirire. Gukomeza rero gutekereza, twongera tubibutsa nyine ku muvandimwe uko wumva ibi biganiro. Murabona
twashyizemo imbaraga nyinshi kandi tubafitiye ibyiza byinshi imbere. murabona za episode nyinshi zisigaye cyangwa se ubwoko bw'ibiganiro busigaye bunyura kuri iyi channel, haba ijambo ry'Imana, haba imirire myiza, mubona za episode zitandukanye. Aha rero ubwoko bw'ibiganiro butandukanye ni mwabushyigikira. Icyo tubasaba ni iki, kiroroshye. Aho ubona hari subscribe cyangwa se abone ku bakoresha igifaransa, kanda handitse subscribe, ukande like, ukore comment, ubisharinge n'abandi, ikiganiro cyohereza undi nawe akirebe. Ni bwo buryo muzaba mukomeje kwagura uyu muryango wiboneye. Ku ntego ya kane rero hari uguteza imbere ubuzima n'imibereho myiza y'abana n'urubyiruko. Abo tuziranye murabizi ahagayo bageze mera nkaho ngerarereje. Ababyeyi mudafite umwanya wo guha abana banyu rwose birajenana cyane. Ntago abana banyu muzabaragiza abarimu gusa, ahubwo namwe mukwiye gushaka uwo mwanya ushoboka wo kuba uri kumwe n'umwana wawe, ukamenya ibyo yize, ukamenya uko byagenze, ukamenya uko yiriwe ameze, uko amarangamutima yameze. Abandi mwahisemo guterera abana banyu abakozi, mukwiye kwisubiraho. Dukwiye kwisubiraho ubwo dufatanije. Niyo mpamvu twashyizeho ahantu hatandukanye ho kuganirira. Tuba tubabwira ko mukwiye no gufata umwanya mugasura nyine website yacu ni ibibone.com, ariko turateganya kuzagenda tugira ibiganiro bifunguye bikorwa imbona nkubone hirya no hino mu mirenge. Bise tugenda tuvugana n'ababishinzwe kugira ngo dukomeze dufatanye. Intego rero ya kane ngo twavuga nayo ya nyuma, intego ya nyuma ni uguteza imbere imirire myiza, ubuzima bwo mu mutwe n'imibereho myiza y'abana n'urubyiruko. Nk'uko twabibonye mu gihe cyashize, abana n'urubyiruko ni ishingiro ry'ejo hazaza h'igihugu cyacu. Kubaha ubumenyi rero ku mirire myiza, kwigisha guhangana n'ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe no kubigisha kugira imibereho myiza ni ibintu by'ingenzi cyane. Muri gahunda yacu tuzibanda cyane ku kwigisha abana n'urubyiruko gukemura ihohoterwa, gukemura ibibazo bitandukanye birimo umutekano muke mu ngo, ihohoterwa na za ndwara zitandura kenshi zinashingiye no mu kurya abantu batirinda. Ubu kandi ni indwara zandura nazo ntabwo tuzazirebera izuba. Twifuza gutanga ubushobozi mu rubyiruko kugira ngo bamenye uburyo bwo guhangana n'ibibazo by'imibereho mibi, imirire itagororotse, ubushobozi bwo kumenya kwirinda indwara no kwirinda ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe. Aha rero mu kwerekana impinduka z'intego, twavuga yuko uburezi bwuzuzanya n'ubundi cyangwa se complementary education, cyane cyane mu miryango, ni gahunda izafasha abantu gutekereza neza ku buzima bwabo, kubaha ubumenyi bwuzuye kandi burambye. Intego zacu ni ugutegura abantu kugira imibereho myiza, kwita ku buzima bw'umubiri n'ubwonko, kubaka umuryango ukomeye no gukomeza iterambere rirambye. Turashaka gukomeza kubaka ejo hazaza heza duhereye ku mibereho myiza y'imiryango, abana n'urubyiruko. Ibi biganiro bizatuma tugera ku ntego zacu z'iterambere rirambye ndetse n'ibyiza mu muryango no mu gihugu cyacu. Murakoze cyane rero, kandi turasaba nyine mwabyumvise icyo dusaba, ni mutube hafi muricishije muri ibyo byose twabasabye kugira ngo iyi channel yacu, iyi channel yanyu ikomeze kore kandi izagire ku ntego. Kuri 0782 360 311, 0782 360 311, aho ngaho mwanyandikira kuri WhatsApp, aho ngaho twavugana kandi tukomeza kunganirana. Ni byiza cyane. Murakoze, murakarama. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko
unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo ubihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza